Reka nongere mbashimire ko tugize amahirwe yo kugaruka imbere y'Imana mu buryo bwa gahunda yacu tumenyereye kwiga ibyigisho bitubara mu kwiga Bibiliya. Ni ukuri izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Tukomeje gufatanyiriza hamwe gusoza icyigisho cyacu cyatubwiraga ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Iyi nsanganyamatsiko yatubereye nziza, ubu turi mu cyisho cya 10, urumva ko kigeze ku musozo. Reka rero tunezezwe n'uburyo ijuru ryatugeneye amahirwe rikadufasha mu gusobanukirwa n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, kandi bwari burimo amabanga meza twari dukwiriye kumenya no kurushaho kuyasobanukirwa, iby'uko Kristo yigize umuntu, uburyo uko yabanye natwe, kandi tukanamenya akaga n'ingorane yahuye nazo mu gihe yari hano ku isi. Birumvikana ko twabonye yakoze ibimenyetso n'ibitangaza, ariko ibyo ntibyari bihagije kugira ngo abari bamuteze amatwi bose bamwizere. Ahubwo igitandukanye n'ibyo ni uko twagiye tubona amatsinda y'abantu arwanya inyigisho ze, ndetse havuyemo rwose n'urwango rwatumye bamugambanira, aricwa, arapfa. Ariko uwo twasanze ko hari umugambi wamuzanye, kuko ibyo nabyo yari azi ko ariko bizagenda. Ni nayo mpamvu tubona Pawulo abyandika ngo yihanganiye umusaraba, ntiyanga gukozwa isoni, ntiyita ku isoni zawo, kuko umugambi n'intego byari ugucungura umunyabyaha. Rero tugeze ku ngingo yo kwa kabiri tubwira ngo nta kabuza nzagaruka. Isezerano ryiza cyane ritubwira ngo nta kabuza nzagaruka. Reka mbere yuko twinjira mu cyigisho tubanze dusenga Imana. Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dushimye cyane ko uduhaye amahirwe yo kongera kugaruka imbere yawe, aho tubumbuye ibyanditswe byera ngo uvugane n'imitima yacu binyuze muri byo. Tugiye kwigana amagambo meza atubwira isezerano rirusha ayandi kuba iryiza kuri twe, rirusha irindi kuba iry'agaciro, iryo wahaye abigishwa bawe igihe bari bagaragaje gucika intege no kwiheba, ariko rikaba n'isezerano ry'abantu b'ibihe byose. Natwe dufiteho umugabane muri iryo sezerano, aho wagiye kudutegurira aho tuzaba, kandi dufite ibyiringiro ko nishurwa tuzasangana maze tukabana nawe. Ngaho ngwino dusobanurire ibyo byanditswe biri mu byanditswe bindi, kugira ngo bitubere umurinzi, bitubere inkomezi, kandi imitima yacu ikuremo gushidikanya. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ni ingingo itubwira nzagaruka, nta kabuza nzagaruka. Aya ni amagambo Yesu ubwe yavuze. Arabashingiye cyane muri Yohana, igice ni icya 14 guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3, ariko twibuka ko umunsi w'ejo twari twatangiriye mu gice cya 13, aho Yesu yasangiraga n'abigishwa b'ibya Pasika. Rero iyo abantu basangira baranaganira, turahasanga rero Yesu aganira abigishwa be iby'inzira ye n'uko byendaga kumubaho. Nuko benshi muri bo basa n'abacitse intege, kugeza ubwo rwose Petero yavuze ati ibyo bintu byo kubambwa, ko yabasobanuriye ibyaho umusaraba we, maze Petero agaragaza rwose ishyaka n'umwete yagiriraga umwami we, ndetse yivuga ko yiteguye no gupfa mu mwanya we. Ariko abandi basagize ubwoba no kwibaza n'iki Yesu yavugaga iyo yavugaga ibyo kugenda kwe. Niyo mpamvu dusanga muri Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere, Yesu aravuga ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Bivuze ko ibyo bari baganiriye byari byabateye guhagarika imitima no kugira ubwoba. Ni nayo mpamvu aterura ababwira ati rero ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Dore mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye ko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanyu ngo aho ndi namwe muzabeyo. Nuko bumvise aya magambo yari ayo kubaremamo icyizere, nubwo bari bahangayitse, ariko yifuzaga ko badaheranwa no kwiheba no kwibaza ibyendaga kubaho. Rero niyo mpamvu ku iherezo ry'igice cya 13 tuhasanga Yesu yavuze ibyo kugenda kwe, maze Petero abaza aho agiye, kuko atarasobanukiwe n'ibyo. Nta gushidikanya
muri aba bigishwa hamwe na Petero ntago bari basobanuye iby'urupfu rwe, yewe ntibumvaga ibyo kuza kwe n'ibyo kuja mu ijuru kwe. Niyo mpamvu Petero yari yiteguye gukora igishoboka cyose mu mbaraga ze, akavuga ati mwami, niba ari nuko biri bugende, genda apfa mu mwanya wawe. Ariko aha niho Yesu yavuze ko Petero ari bumwihakane, aramubwira ati Petero, ibyo bintu urimo uvuga ntuzi ibyo ari byo, ahubwo nagusabiye kugira ngo ube maso, kugira ngo numara gucogora ariko ukihana, uzahinduke ukomeza bagenzi bawe. Ibi rero byagaragazaga ko Yesu yasomaga ibiri mu mutima, yari azi ibyendaga kumubaho n'ibyendaga kuba ku bigishwa be. Ni nayo mpamvu aterura ababwira ati ntimuhagarike imitima yanyu, ntimukuke umutima, byaba ibyo muri bubone bibagerageza, ni ukuri mwizere Imana, nanjye munyizere. Kandi hirya y'ubu buzima amaso ya Yesu yayarengeje ku byari biri kuba uwo mwanya n'ibyendaga kubaho, maze abona iherezo ry'ibihe, aho muri uwo mubabaro mwinshi yagombaga kubonamo umusaruro. Muri icyo gihe nicyo Yesu yasabye abigishwa be rero kudahagarika imitima. Iyi nshinga ivuga kudahagarika imitima byari bisobanuye kudahangayika, byari bisobanuye kureka kugira ukudatuza cyangwa se kuba mu rujijo. Ntabwo bitangaje rero ko nako abigisha be bari batezwe n'urujijo, batewe urujijo n'amagambo Yesu yarababwiye, kuko ntibari bayasobanukiwe, ndetse ngo icyo gihe ntibabashaga kuyumva ku murongo wayo. Ni nayo mpamvu Yesu abasabira kudahagarika umutima, ntimugire ubwoba, kuko uko bizera Imana aba ari nako bizera Kristo n'amagambo ye. Ubwo Yesu yabonaga ubwoba bari bafite, yababwiye ibya se. Arababwira ati data afite amazu menshi, muhumure, kandi muri ayo mazu yari agiye kubategura mu umwanya wabo. Rero Yesu yari agiye kubategura aho bazaba. Ayo magambo yasaga n'arenze umuraba w'umusaraba wari umuri imbere, kuko yitegerezaga igihe azagaruka gucungura ubwoko bwe. Yarebaga igihe uyu mubabaro wose waterwaga n'icyaha uzashiraho, maze bakabona ubwami bw'Imana, bwa bundi yabasezeraniye ko arimwo bazatura, kandi bakaba mu mazu yagiye kubategurira. Niyo Yesu yifuzaga ko imitima yabo ihuguka, maze amaso yabo akarenga icyo gihe cy'umubabaro bari barimo. Ni nayo mpamvu babwira ati ngiye kwa data, ngiye kubategurira aho muzaba. Mbese ni irihe sezerano ryari riri muri aya magambo? Mbese ryari rishingiye kuki? Bamwe bashobora kuvuga ko ari ugusora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ibyo nabyo ni ukuri, ariko nidusoma muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 3, turasanga muri uyu murongo harimo ijambo rivuga ngo nzagaruka. Iri jambo mu mwimerere waryo ntiryavugaga ko ari igikorwa kizabaho mu nzagihe ya kera, ahubwo iyi mikoreshereze y'indagihe yakoreshejwe muri iyi nteruro ni igikorwa cy'inzagihe, ariko kivuganwa icyizere ku buryo gisobanura nk'ikintu kiri kuba. Mu mwimerere w'ijambo yababwiye ribahumuriza, ribavuga ngo nzagaruka. Mu mwimerere waryo wenda twebwe tubasha kurisobanura uko turyumva nk'aho ari inzagihe, ariko ngo ni igikorwa cy'inzagihe ariko kirimo icyizere gisobanura uburyo bw'igikorwa kiri gukorwa ubu ngubu. Bityo rero birakwiye gusobanukirwa n'iyo nteruro nk'aho ivuga ngo igihe yavuga ngo nzagaruka, ni nk'aho yarababwiye nta kabuza nzagaruka. Ibi bintu rero mu magambo yabibabwiye akanabitsindagira, byarumvikanaga kuri aba bigishwa be bari bamuteze amatwi. Birumvikana ko yari amaze kubabwira ko agiye gutandukanwa nabo, ibyasobanuraga umusaraba yendaga kubambwaho, urupfu yendaga gupfa. Ariko muri ibyo yanabaremye umutima, arababwira ati ariko nimuhumure, ntimuhagarike imitima yanyu. Uko kumufitiye icyizere so wo mu ijuru, ari nako mugira icyizere mu magambo mbabwira. Niyo mpamvu yabwira ati rero ngiye kubategurira hanyu aho muzaba. Yego ni ntandukanwa namwe, birumvikana ntiyabahishe iby'akaga n'ingorane bendaga guhura nabyo, ariko nanone ntiyaherekewe kugira ngo bahere mu bwigunge, ahubwo aravuga ati mva nubwo ngenda ariko nzagaruka. Kandi mu magambo yabakoresheje byumvikanaga ko igikorwa babwiye cyarimo icyizere cyo ku rwego rwo hejuru, kuko yifuzaga ko batacirwa intege no gutandukanwa nawe.
muribuka ko muri Yohana 14 nanone abasabira ko azabaho umufasha wo kubana nawe, yifuzaga ko rwose uwo mufasha ari wo Mwuka Wera, ngo ibyari byiza nuko agenda kugira ngo abohereze umufasha wo kubana nawe, kuko azaba muri bo ndetse akaba imbere mu mitima yabo mu gihe Kristo yabanaga nabo. Rero niyo mpamvu yifuje ko badahangayika, nuko arababwira ati nzagaruka kandi ndi kumwe namwe. Impamvu idutera kugira ibyiringiro, impamvu idutera kwiringira ko umwami wacu azagaruka, ntabwo ishingiye mu gusora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya gusa. Aya magambo tuyazirikane. Impamvu idutera kugira icyizere Yesu Kristo, impamvu idutera kugira ibyiringiro mu magambo yavuze, yaba yaravuganye n'abigishwa be, yaba n'amagambo yavugiye mu kanwa k'abahanuzi be, ndetse n'ayo dusoma mu byanditswe byera byose bindi. Ntabwo impamvu idutera kubyizera ari uko tubona ubuhanuzi busohora gusa. Nibyo gusohora k'ubuhanuzi bw'ibyahanuwe bidutera gushikama, tukavuga ko ibyo yavuze bikaba, n'ibitaraba bizasohora. Nibyo, ariko ntago kwizera ko Kristo azagaruka tubishingira mu gusohora k'ubuhanuzi gusa, ahubwo impamvu idutera kugira ibyo byiringiro inashingiye ku cyizere dufitiye uwatanze iryo sezerano. Ninde watanze iryo sezerano? Ni Kristo utarabashaga kubeshya kandi utarigeze yica isezerano, haba mu isezerano yatanze igihe Adamu na Eva bamaraga gukora icyaha, bakirukanwa mu murima wa Edeni, bakizanira wa muvumo wari mu kwica itegeko, aho bari babwiye ngo umunsi bakiriho no gupfa bazapfa. Mu itangiriro cya 3 umurongo wa 15 tuhasanga isezerano rivuga ko Kristo ubwo yahise avuga ngo nzashira urwango hagati y'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ibyo byasobanuraga ko Kristo yagombaga kugaruka ku isi agahangana na Satani, kandi muri ubwo buryo yasobanuraga iby'umusaraba we. Kandi Kristo koko yasohoje iryo sezerano. Ibyo byari gusora ko iryo sezerano yatanze. Rero muri ubwo buryo ntago ijya tutera kwizera Kristo, ntago ari uko ubuhanuzi busohora gusa. Nibyo koko gusohora kwabwo bifite icyo bisobanuye kuri twe, bidutera ibyiringiro, ariko icyizere kirushaho kwiyongera igihe twibutse uwatanze iryo sezerano. Ni Kristo, ni Imana itabasha kubeshya. Ni nayo mpamvu mu masezerano yaduhaye, yaba y'ubutabazi, yaba yo kutubabarira ibyaha byacu, dukwiriye kugira icyizere, atari uko wenda ubuhanuzi bugenda busohora nk'uko yabivuze, ahubwo dufite icyizere mu wabivuze, mu wavuze ngo nzagaruka. Ni umugabo udabasha kubeshya kuko asohoza ibyasezeranye. Hano Yesu yavuze ko azagaruka kujyana ubwoko bwe. Dushobora kwizera iryo sezerano bitewe n'uwaritanze ubwe. Ntabwo dukwiriye gushidikanya iby'amagambo Kristo ubwe yivugiye igihe yavuga ngo nzagaruka, kimwe n'andi masezerano yose yatanze, kuko twizeye ko uwabivuze ni Imana itabasha kubeshya, ifite ubushobozi, ifite urukundo n'impuhwe itugirira. Ntabwo mu magambo yose yavuze nta na rimwe yigeze atinda kurisohoza, kuko igihe umuhanuzi Yesaya yavuze ngo arinda isezerano ryo kugeza risohoje, kandi koko yagiye agaragaza ko ari Imana idahinduka. Ni nayo mpamvu dufite icyizere mu magambo yivugiye ubwo ati ngiye kubategura hanyu kandi nzagaruka mbajyane ngaho ndi namwe muzabeyo. Aho ngaho agiye kudutegurira dufite ibyiringiro bidakuka, kuko atanze isezerano atabasha kubeshya, no kubikora azabisohoza. Niki umusaraba utwigisha cyerekeranye no kugaruka kwa Kristo? Mbese umusaraba wa Kristo usobanuye iki mu kugaruka kwe? Nibyo koko umusaraba wa Kristo niho Kristo yatambiye igitambo cy'ibyaha, maze asohoza icyari cyarasezeranywe, icyari mu muhango w'ibitambo byerekanaga ko Kristo azaba igitambo gikuraho ibyaha. Nibyo koko yaranabisohoje. Niki twigira rero muri uwo musaraba? Muri uwo musaraba tubona ko ni igitambo gihagije cyo gukuraho ibyaha by'abari mu isi, natwe ibyacu birimo. Kandi Kristo ntiyigeze areka ngo yitegerezaga ibizamubaho, ntiyigeze yanga kubisohoza nubwo yari inzira iruhije. Rero muri wo tubona gusohora kw'isezerano Imana yatanze ko mu nama y'agakiza Kristo azacungura umuntu. Ugusohora kwabyo tubonamo urukundo Imana idukunda. Ni nayo mpamvu ubwo mu yadusezeraniye ko tutazagumana muri uyu mubabaro, tujya tubiririmba ko tutazaguma ko atara iherezo ryacu ritazaba mu inosi. Niyo mpamvu tugira ibyiringiro muri Kristo, ubwo yasezeranye ko azaducungura kandi akaducungura ku musaraba. Dufite n'ibyiringiro kuko yasezeranye ko azagaruka kutujyana mu bwami bwo mu ijuru, akaduha isi nshya, ijuru risha, akaba ariryo gukiranuka kuzabamo, natwe tukaba abaturage baryo. Rero dufite icyizere.
hano mwanditsi aratoza ngo mbese Yesu atazagaruka ni iki urupfu rwe rwaba rutumariye ubwo yazaga bwa mbere? Ni ukuri nta gaciro na gake kaba kari mu isezerano yasohoje ku musaraba, nta n'agaciro kaza kuboneka mu rupfu rwe rwo ku musaraba, bibaye bitazaherukwa no kugaruka kwe kugira ngo adukure muri iyi si. Nibyo koko abamwizeye abamwemeye bakizera izina rye yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ariko nta kintu byajyaga kutumarira iyo bitaba biherekejwe n'isezerano ry'uko Kristo azagaruka akadukura muri iyi si. Rero reka dusabe kugira ngo imitima yacu ikomezwe n'amasezerano Kristo yadusigiye, ayo yasigiye abigishwa be dusangiye nabo, uko dufite ibyiringiro ko Kristo wagiye mu ijuru azagaruka. Ndabyibuka neza igihe mu byakozwe n'intumwa igice cya 2, igihe babagabo bitegerezaga bari bamuhanze amaso, abigishwa be bari bamuhanze amaso, maze abamarayika bakababonekera, bababwiye amagambo arimo isezerano rihura n'iri, baravuga ati uko mumubonye agenda niko azagaruka. Dufite ibyiringiro rero ko uwasezeranye ibyo ni uwo kwizerwa, kandi yiteguye gusohoza iryo sezerano vuba bidatinze. Reka Kristo aduhe kwitegura mu buryo bukwiriye, maze nagaruka tuzamusanganire. Reka dusenge Imana. Turagushimye cyane Uwiteka Mana yacu, kuko urinda isezerano rya kugera uzirisohoje. Mu nama y'agakiza wasezeranye kuzabona igitambo, kuzatanga igitambo cy'ibyaha, uko kwari urupfu rwo ku musaraba rw'umwana wawe ukunda, kandi Kristo yasohoje iryo sezerano. Dufite icyizere cy'uko wasezeranye atajya ahinduka, kuko yari ejo niko ari n'uyu munsi, ni Imana idahinduka. Dutegereje guhishurwa k'ubwiza bw'Imana ubwo Kristo azerekanwa aje kudutwara mu bwami yadusezeraniye. Reka imitima yacu yizere ibyo, maze bityo tugire kwitegura mu mitima yacu kugira ngo vuba bidatinze ubwo ugiye kwimuka ubwami bwawe, natwe tuzabushimire kugusanganira. Ngaho ubuntu bwawe bukomeze imitima yacu, twishize mu biganza ngo dutunganye, natwe twemere kuyoborwa n'ubushake bwawe. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.